Muraho neza abakunzi ba The Casafleur Discovery. Ni Alice Muhoza Mutoni nanone nkuko nawe basezeranije ubushize mbabwira yuko nzajya mbagezaho ibiganiro gatatu mu cyumweru. Nishimiye kongera kuganira namwe kuri uyu munsi wa gatatu. Ubushize niba mubyibuka neza nagarukirije igice cya mbere aho umwana yaratangiye kwiga muri creche cyangwa se muri daycare, aho natinze cyane mvuga ku mwarimu mwiza cyane twagireho umugisha, wagiriye umwana wanjye umumaro, wabaye umusemburo w'impinduka nyinshi mu buzima bwe, kuba yaratangiye yarashoboye kugira ibintu by'ibanze yikorera, yabigizemo uruhare cyane. Uwo mwarimu naramuvuze, ni mama Nicole, nongeye kumushimira cyane kandi rwose ahabwa umugisha. Kifuje ko ababyeyi benshi duhuje uru rugendo ndetse n'abandi, n'umurezi mwiza, umubyeyi wese wagira amahirwe kurerera mu biganza bye yaba afite umugisha. Umwana we yahakura uburere bufite ireme kandi ndetse n'ubumuntu, kuko iyo umwana yigishwa ashihurwa, abwirwa nabi, ahabwa akato, hari ibindi bintu bigenda byidevelopa muri we cyangwa se bigenda byirema muri we bitari byiza. Ngiye kubaganiriza ku urugendo rw'umwana mu kwiga kwe. Narababwiye ko ngo ageze mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza kandi arabyumva rwose, azi kwandika neza, ajya yandika nkatangara, arusha benshi bitwa ko badafite ikibazo. Reka mbivuge, ntabwo nkunda kumusanisha n'ikibazo afite, ntabwo ari byiza, ariko kubera ko iki kiganiro nyine ngenda muvugaho kugira ngo mumenye ngo ni uwuhe ndi kuvuga. Yigana n'abandi bana bafite ikibazo, ntabwo yiga muri special school, yiga mu ishuri risanzwe, ni inclusive school, aho yisanga ngira ngo mu ishuri niwe wenyine mu ishuri rye, ariko kandi nta n'ikibazo ateje, nta n'ikibazo. Ishuri riramwumva, abarezi baramwumva, bagerageza kumufasha uko bashoboye, kubera kuko biri kose hari comportement baba bafite itandukanye n'iy'abandi, akenera umwihariko rimwe na rimwe kandi bigenda neza. Turashimira n'ikigo yigaho, nacyo ntago ndi bukivuge, simbizi wenda, kereka nihagira abantu bansaba ko wenda nakivuga, nzabitekereza wenda n'ikigo nkibaze, ariko mba numva atari ngombwa cyane. Kimwe nuko mama Nicole aho yandereye umwana muri creche naho ntigeze mvuga ikigo. Umubyeyi akeneye kuhamenya na murangira, malheureusement cyangwa se unfortunately ntago mama Nicole akiharerera, yarahavuye arahandi arerera. Byose nibiba ngombwa tuzagenda tubisharinga, cyangwa nibinakunda wenda akanyemerera nzamutumira umunsi umwe nawe murebe isura ye, mwumve uburyo ki avuga, wenda nawe abaho ubuhamya. Hari igihe umuntu atanga ubuhamya abantu bakagira ngo wenda ni ibintu ari guhimba, ariko ndahamya neza ko ni umurezi wa mbere umwana wanjye yashyikiye mu biganza, bigikomeye bikigoye tudafite aho tumwerekeza, aramwakira, aramurera, kandi impinduka turazibona mu gihe gito cyane kitageze no ku mwaka. Rero nyuma yo kuva muri creche aho ngaho, umwana wanjye nabonaga nyine atacyambara pampers, abasha kwijyana kuri toilette, ibyibanza byikorera, kurya nyine bikiri ikibazo, atabasha gukanja ariko no kumugaburira. Hanyuma intoki nta nubwo ziba zifata, nacyo kiri mu bindi bimenyetso, ntabwo ikaramu yabasha kwifata, intoki nta mbaraga ziba zirimo, nacyo ni ikindi abana benshi bahuriraho. Hanyuma ikindi, ntiyabasha gufata ikaramu neza, ntabwo yabasha kwikonsantra, their level of concentration ibiri hasi cyane, ibiri low. Ni ukuvuga ngo ntabwo ashobora kwicara nk'uko nicaye ngo amare umwanya, oya. Kandi murabizi ko mu ishuri bisaba ko umuntu yicara umwanya nyine agakurikira amabwiriza, agakurikira amasomo ya mwarimu. We ntabwo byakundaga, n'ubu biracyamugora, ariko bigenda bigabanuka cyane ko unamubwira nyine umuha amabwiriza akayumva, mu kanya wenda akabivamo, ariko yabyumvise, yanakweretse yuko afite n'ubushake bwo kubyubahiriza umwanya mutoya nyine ashoboye. Hanyuma yaje kuva aho ngaho, tumujyana noneho muri gardienne, ho nta nubwo natanze ubusobanuro bwinshi, kuko mwibuke ko mu gice cya mbere nababwiye ko
nasobanuriraga ikigo kandi byari bikwiye kuko ntago nari kujyana umwana mu kigo wiga muri garidiyene ugenda wambara pampers yambaye pampers ngo ndeke gusobanurira abarezi cyangwa ubuyobozi bw'ikigo kugira ngo umenye uko mumufasha. Byari bikwiye ko mbivuga. Ubwo rero icyo gihe ngira ngo ari nk'igikomere nari naragize, numvaga mfite ubwoba ariko nimbivuga bitari bugende neza. Gusa icyo kigo nari nakirangiwe n'umuntu arambwira ati ariko hari umuvandimwe nzi ufite y'umwana, ati wenda umwana ntaki asa nkaho ari kuhava kubera ko amafaranga y'ishuri yabaye menshi bimugoye kwishyura, atari ko uwo mwana niho yigaga kandi baramufashaga. Ishuri tujya kurisaba baratwemerera, ntitwabwira ibintu byinshi cyane, ariko kuko byasabaga ko umwana ajyayo bakamureba, hari n'iby'ibanze wenda bamubaza, ngira ngo barabibonye bibazaho, ariko tubabwira ko nyine avuye muri creche yigaga, urumva nayo yari indi nkuru nziza kuko hari utuntu yari amaze kumenya, gusuhuzanya, amabara, gutandukanya amabara amwe n'amwe, ibindi tukamwigisha kuri telefone. Nuko hanyuma baramwakira, atangira noneho muri gardienne ya mbere cyangwa se muri nursery 1. Baramwakiriye muri gardienne ya mbere ariga, yiga igihembwe kimwe kigiye kurangira, covid birabaye, twese tujya muri lockdown cyangwa se muri guma mu rugo, ariko wa mwarimu mama Nicole wamufashije muri creche n'ubundi tumusaba ko akomeza kuza kumufasha. Ariko wenda ikintu kimwe ntavuze nuko tubonye ishuri rimwakira, byabaye ngombwa ko n'abandi tubakuraho bigaga kugira ngo bamuhe moral support, bamufashe psychologiquement, bamuherekeze ajya abona abavandimwe ye kwisanga mu isi. Urumva ibyo nabyo biri mu ngaruka za autism, ntago zibigira ingaruka gusa ku mwana no ku bavandimwe no ku babyeyi no ku muryango, ku bukungu, ku mikorere y'ababyeyi n'ibindi mu mpande zitandukanye. Mu mpande bigira ingaruka nyinshi, biba bisaba ko umuntu agira imbaraga z'umutima nyinshi, ndetse ko agira n'amaboko amufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nimvuga amaboko ntago ari amafaranga gusa, ariko no kugutega amatwi, ukagira umuntu ubwira ukabasha kurira, akakumva, akaguhoza, akagukomeza, ntaguca intege, ntakwinube, ntaguhunge, biba bikenewe. Imwe mu ngaruka rero nari mvuze nuko icyo kigo wenda ntago ari cyo kigo twumvaga twishimiye ko abana bacu bakwigaho, ariko byabaye ngombwa ko tubakura ku kigo twishimiye tubajyana kuri icyo kigo kugira ngo nabo ajye babona ye kugira ikibazo, kugira ngo nawe bimufashe mu myigire. Hanyuma umwana nari mvuze ko covid yabaye, tujya muri guma mu rugo, umwana dukomeza kumufasha kuko nari mfite ubwoba ko yasubira inyuma. Nabonaga ari ibintu bitangiye gukunda, ikaramu yarasigaye azi kuyifata. Wenda nyuma nzababwira uburyo ki nakoresheje kugira ngo abashe gufata ikaramu, kuko intoki ntizafataga. N'ubu iyo umusuhuje mu ntoki ntago yagusuhuza ngo afata akomeze cyane nk'abandi, uba wumva nyine ko harimo imbaraga nkeya, ariko arandika nta kibazo. Kandi nabyo hari aho byavuye, nzabibabwira wenda mu bindi biganiro nimbona hari ababikeneye, wenda niba hari ababyeyi bafite bari guhangana n'icyo kibazo cy'uko abana batabasha gufata crayon cyangwa se gufata ikaramu, nzababwira uburyo nakoresheje kandi nabonye byarakoze, abasha gufata ikaramu. Umwana yarakomeje, kuri bo ntago muri guma mu rugo yabaye nkaho aretse kwiga, yarakomeje kuko murabizi neza ko n'ubundi abana bigaga muri za gardienne ntago babasibije. Umwaka w'amashuri wundi utangiye bakomerejeho, barabimuye. Ni ukuvuga ngo nursery 1 yayize igihembwe kimwe, dukomeza kumufasha muri guma mu rugo, hanyuma basubiye ku ishuri bamujyana muri nursery 2, nabwo arakomeza rwose agatsinda neza, akabyumva neza. Hari ama exercice twakoraga muri covid, hari utuntu, reka mbabwira ababyeyi bafite abana bafite autism, duhora mu bushakashatsi, tuba tuzi utuntu twinshi cyane, wenda tutari kumenya tutagera abo bana, natwo n'utundi nyine dutuma tuba special. Ubuze uburyo ki uri
kate ikibabi cy'icyatsi ukamenya kuri bumwigisha ibara ukoresha icyo kibabi, uri bukoresha ururabo. Mwibuke twari muri guma mu rugo, ugafata imyenda ugatondeka ugashaka amabara atandukanye ukamwigisha ku buryo amenya ati iri n'ibara iri n'iri n'iri. Ugafata impapuro nta bikoresho wari ufite, nta naho wari kujya kubigura, ntibyari byoroshye, cyangwa se wenda nta n'ubwo wabaga ubizi, ariko ukifashisha ibintu ufite ugafasha umwana. Rero bariya abana baba bafite ubundi bushobozi burenze ubw'abandi, nubwo hari byinshi wenda bibagora, njye mbona bagorwa n'utuntu tworoshye ahubwo bagashobora ibintu bikomeye. Yego, umwana rero yarize na saritu bigenda neza, arimuka, ariko ubwo hagati aho ntabwo tubura aba ari aggressive, arwana, uba ubona nyine ari nta nubwo amenya ibyo ari byo, akagukubita inguma, akagushota umugeri, ntago anoshana, ntago abizi ibintu byo kunoshana, we ni ingumi rwose, kandi ukagira ngo ni nk'umuntu mukuru ugukubise, kandi igitangaje intoki zibasha gufata ikaramu neza, ariko yagukubita urushyi ukumva urababaye, cyangwa se yagutera umugeri. Ibyo byose ku bana nabyo, mwibuke ku ishuri haba hari abantu benshi, kandi muri nasari wenda ntago attention y'abarezi iba ari ihari cyane nko muri day care, ariko raporo zikaza rimwe na rimwe ukabona nk'aho ikigo nyine kinaniwe, kikababwira ati rwose njya nibuka rimwe ubwo yari ageze ngira ngo yari mu wa mbere wa primaire, baraduhamagaza ngo yamenye ikigega, prefet de discipline arambwira ati rwose mushaka ikintu mukora, umwana wanyu ararwana kubita abandi bana, ababyeyi bari kwitotomba, yamenye ikigega cy'ishuri, ibintu byinshi nyine. Noneho ndavuga mana yanjye, koko ko twari dufite agahenge byibuza, ibi byo bije bite? Ikigo none urabona nkaho nta, mbese urumva ubuyobozi bw'ikigo kubwira ngo rwose mukwiye gushaka icyo mukora, nta kindi dufite cyo gukora. Ntabwo uba wamubwiye ngo jya kurwana, fata amatafari ukubita abandi bana, mena ikigega, gira gute, ntacyo ufite cyo gukora. Ni ukuvuga ngo ushyizwe imbere y'ihurizo udafitiye igisubizo. Mbwira umuyobozi ndamwitegereza ndamubwira nti ngira inama, ese nkora iki? Ntacyo mfite cyo gukora, kumuganiriza nibyo byonyine nshoboye, nibyo byonyine bishoboka, nta kindi. Mu by'ukuri nabonaga ari nko kuvuga ati rwose nibyanga tuzamuboherereza, ariko bigenda neza. Hari n'ukuntu tubaganiriza bakumva, cyane ko noneho nta kibazo cyo kutumva gifite, arumva, aravuga, mubasha kuganira. Wenda hari ukuntu njya mbona nk'ikinyarwanda kimugora guhuza ibintu neza, igifaransa nicyo avuga neza cyane, n'icyongereza, ariko icyongereza cy'isi cyinshi ni igifaransa, n'iyo akina ni mu gifaransa. Ikinyarwanda iyo abivuga uba wumva bidatondetse neza, ariko icyo ashatse kukubwira uracyumva. Hari igihe tuganira ukamubwira ibidakwiye ukamuhana. Reka mvuge iki kintu ku babyeyi bafite abana bafite autism, hari ukuntu aba bana dushaka kubaspoilinga, cyangwa se kuba reka mbyite gutetesha mu mvugo nziza, ariko ni kubica ukuntu, ukumva nyine nafata isahani akayitumaho nta kibazo nyine, kubera ko afite icyo kibazo, naruma undi mwana nuko nyine nta kundi. Ariko oya, ntago ariko bimeze. Mbere nanjye niko byari bimeze, ariko nyuma muri bwa bushakashatsi nyine navuze, ababyeyi bafite abana bafite autism dukora ubushakashatsi bwinshi cyane, njyewe byanangizeho ingaruka, kuko nzabivuga mu gice gikurikira. Zimwe mu ngaruka njyewe nahuye nazo muri uru rugendo, ni uko umwanya munini wabaga wari uwo gukora ubushakashatsi. Igihe cyose ugiye ku mashini ukajya kuri internet, kuri telefone, kuri internet, ese ibi nabigenza gute, niba ari kurwana cyane bigenze gute, niba ubona arara amajoro akanuye, n'ubu ikibazo cy'ibitotsi, aryama nyuma y'abandi, asinzira nyuma y'abandi, akakanguka mbere y'abandi, asinzira amasaha make cyane, kandi ku manywa ntajya aryama. Umunsi we aba ari busy, ntashobora niyo arya abashaka guhaguruka agende agire gute. No mu ishuri nuko, n'ubu kugeza ubu ikibazo cy'ibitotsi, ntagasinzira amasaha menshi,
aryamira rimwe n'abandi ariko asinzira nyuma y'abandi, agakanguka mbere y'abandi, umunsi we uba uri busy, ku manywa ntaryama, mbese ikintu kimusaba kwikonsantara biba bigoye ko afata umwanya munini ari konsantere ku kintu kimwe runaka. No mu ishuri njya mbibona nko mu bizami, ntabwo abona mu by'ukuri yakabaye yuzuza nkurikije uburyo ki aba abyumva, niyo azanye homework cyangwa se devoir mu rugo, icyo ubusabwa ni ukumubwira ngo yikore, ubundi arayikoresha rwose, arayikoresha, nta note afata, usanga nk'ikayi rwose ahubwo aba yaziciye, ikaramu ntiwamubaza ngo ziri he, aba yazitaye. Buri munsi nyine tugura ikaramu buri munsi, kandi ntabwo byoroshye kubera yuko abamukurikira, abavandimwe be bato, usanga baba bashaka kumwigana, ngira ngo wenda muri comment ababyeyi bafite abana bafite autism bazambwire bo uko bimeze, ariko mbona kandi koko it makes sense, birumvikana kubera yuko umwana muto arebera kuri mukuru we. Iyo rero kuko njya mbibona, niba ari idirishya, ikirahuri cy'idirishya amennye, undi nawe utazamena ikindi, cyangwa se bafatanye umwe amene kimwe n'undi amene ikindi, ni ukuvuga ngo amakosa usanga bayahuje na wa mwana twita ko adafite ubwo bumuga, kubera ko ari we areberaho. Ni ukuvuga ngo rero n'amakaramu usanga n'abandi bayata buri munsi nkawe, biba bisaba ko nyine duhorana amakarito y'amakaramu, amakayi aba yayaciye cyangwa se atazi n'aho ari. Ni ukuvuga ngo ikindi, aba bana iyo umurebye gutya ntabwo ushaka kumenya ko afite ikibazo, ntabwo wabimenya, ushaka kubitekerezaho mumaranye nk'umwanya nk'iminota 10 cyangwa 15, uhita ubona utuntu nyine tudasanzwe utamenyereye ku bandi bana. Reka mbonereho nsabe ko mu by'ukuri uyu ni umwanya umuntu aba abonye wo kugira ngo dutange ubutumwa, tugire n'icyo dusaba sosiyete. Mureke kwita abana bacu amazina, mureke kuba ntabwo abana bacu barwaye abadayimoni. Mu by'ukuri mu gice cya mbere narabivuze, ntabwo biba byoroshye ku mubyeyi, ku muryango, ku bavandimwe, ariko kandi it's worth it, birakwiye nyine ko uru rugendo turugendamo, ariko kandi amahwa ntagabanuke mu nzira. Abana bacu bamwe bazakubwira ko barwaye abadayimoni, abandi bazakubwira ko babaroze, abandi bakubwira nyine ni abadebile, bariya ni abasazi, ubwonko ntibukomeye, amagambo menshi. Amatwi yanjye amaze kumva amagambo menshi cyane, umutima wanjye ubitse byinshi cyane. Muri uru rugendo hari ibyo ubwirwa n'abavandimwe, ntimugire ngo nabo hanze gusa. Nituvuga sosiyete, duhere ku miryango yacu. Ese imiryango yacu pasivinga ite abana bacu, bakira ite, ibabona ite, ibavugaho iki? Ese ababyeyi benshi, kandi reka mbasaba, ababyeyi benshi bakunda guhisha aba bana, ugasanga ntago ngemba numva ndi proud ye, ntago najyana abana bamwe ahantu ngo wowe musige, oya, gahunda zose umwana nk'undi, tureke kubahisha. Ni natwe ahari ku ruhande rumwe dutuma na sosiyete itabimenya ngo inadufashe, kubera uhora uhisha umwana, yacika igipangu gato agatoroka, nuko mu muhanda akagenda nkaho nta modoka habona, kubera ko nyine niko wabitekereza, ubwonko bwe nyine niko buri wayazi, niko abyumva. Hanyuma ati wa musazi arabatorotse, hari abasiga babaziritse mu rugo. Ntago ari byo turahohotera abana. Aba bana ni abana bakeneye, bakwiye kubahwa, bakwiye gukundwa, bakwiye guhabwa ibindi byose, ibisabwa byose nk'abandi bana, kugira ngo nabo bathrivinge mu buzima, kugira ngo nabo bakure bazagira icyo bimarira mu buzima. Buri mubyeyi wese ukunda umwana yifuza yuko yazagira ejo heza h'umwana. Rero nuko birahera ubu. Kuba umwana afite autism ntago bivuga ko ari uwo gutabwa, ntago ari uwo guhisha. Reka abana bacu tube proud yabo. Ndabizi umujyana muri supermarket akamesinga ibintu byose, akabihubuza, cyangwa se akaryama hasi akarira, ibintu byinshi. Cases ni nyinshi, behaviors
baba bafite ziba zitandukanye, ariko dukwiye kubakunda, dukwiye kubatwara neza. Niba akoresheje ukamuhanura neza, ukamenya ko hari uburyo ukwiye kumufata nyine butandukanye n'undi. Hari igihe najyaga muhana mu buryo buri hashi, hanyuma nyuma nkiherera nkarira. Njya nibuka hari igihe byabaga biri too much cyane cyane ku bakozi bacu bo mu rugo. Wataha akaguha raporo yamfuye imisatsi, yankubise rakerete, yanciriyeho amata, kandi koko biragoye niba umwana umukozi ari kumugaburira akamuvunderezaho ibiryo mu maso cyangwa akamuciraho amata, kubyihanganira biragoye. Noneho ukumva wenda ufite n'ibindi ku kazi, ukumva nta kindi ufite, ukumva ugize uburakari ukariyakitinga mu buryo butari bwo. Hari n'igihe wenda ukaganiriza umukozi ariko ntabyumve, ukamubwira ati ntabwo ari igihe wamutumye, nyine dukwiye kumworohera. Rimwe na rimwe ukamusobanurira ati rero bimeze gutya na gutya, nk'umuntu nyine waje mu muryango, ahubwo ugasanga kwa kundi wamusobanuriye ihindutse intwaro umukozi azakoresha kugira ngo akubabaze, akajya akubwira agucyurira uwo mwana, akubwira amagambo mabi ku mwana. Ni urugendo rutoroshye, ariko nashaka kuvuga cyane ku myigire ye. Ariga neza, ageze mu wa kabiri arabyumva. Hari abarimu ku ishuri bamwita assistant wabo. Kubera iki? Kubera yuko kwa kundi mwarimu abaza mu ishuri ikibazo, ntarindira ngo bari bapointinga ngo asubize, ahita asubiza. N'umwana usubije ibitari byo ahita avuga ati oya, ati ni ibi ngibi. Hari n'abarimu bajya bamutwara mu mashuri yisumbuye, wenda nko mu wa gatatu cyangwa mu wa kane, akajya gukora wenda ikibazo cyananiye muri iryo shuri, bigaragaza nyine ngo ari advanced, nubwo afite utwo tuntu tworoshye tutunanira. Navuze ngo nabonye ahubwo bashobora ibintu bikomeye, ahubwo utuntu tworoheje aritwo tubananira. Kusocializinga n'abantu, kumenya baba selfish cyangwa se egoist cyane, bakunda nyine ni jyewe, utuntu twose niwe, gusharinga birabagora. Cyangwa se gukina n'abandi, ashobora kuba ari mu kibuga kirimo abana benshi, ariko ugasanga yagiye mu nguni ye wenyine akiyaranja akareba uburyo akina. Rero nsoza ndagira ngo mbwire ababyeyi ngo ntabwo abana bacu ari amadebili, ntabwo abana bacu ari ibigoryi. Abana bacu ni abana, ni impano Imana yaduhaye, dukwiye kubakunda, kandi dukwiye kugira imbaraga cyane z'umutima, kuko ntabwo duhari kugira ngo, ntabwo ibi ndi kubivuga kugira ngo abantu badukunde, ntabwo turi gutera imbabazi ku isi ku bantu, oya, turiho turasaba uburenganzira bw'abana bacu. Turiho turabivuga nk'ababyeyi bakwiye kubahwa, bakwiye gushyigikirwa. Niba ndi umubyeyi, ndi umukozi, mfite umwana with special needs, hari uburyo ki umukoresha wanjye akwiye kumfasha, kubera yuko niba umwana nshobora kubura ishuri mushyiramo, nkabura n'umukozi mu rugo, mu gitondo nkabyuka ngiye ku kazi, umukozi akambwira ati ndagiye, ntabwo nzata umwana ngo ngiye ku kazi. Umukoresha akwiye nawe kubyumva, wenda tuzabiganira mu minsi iri imbere. Hura n'ibikuta byinshi, hari imiryango myinshi ifungutse ku babyeyi bose, ariko twebwe bigeze kuri twebwe ababyeyi bafite abana with special needs, dusanga hari imiryango myinshi tugenda dusekura kubera ko ikinze. Nuko rero reka dukomere babyeyi, abana bacu tubagaragaze, tuganirize abantu, twibahasha, ahubwo tubwire abantu ngo ikibazo giteye gutya banakimenye, kugira ngo bamenye n'uburyo kibadufasha. Kandi ntimukabihisha abakoresha banyu, kuko birabafasha kugira ngo imikorere igende neza. Reka rero mbashimire, naho ubutaha nkomeza kubasaba gukora subscribe, gusharinga ku bantu kugira ngo iyi message igere ku bantu benshi. Naho ubutaha, murakoze cyane.